Toka satani kwa jina. Ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuhanikira rero nombo numeze ngazo waje bakakogosha ukashiwaje. Ifiriti kiri kunshikara. Sabaye mkaryari kuburyo sigaro ry'abantu. Kwa jina la Yesu mundebereye umuntu ko urimo satani sha. Ntabwo ari gusaba. Karyongore. Waje ryaye. Tuvuga ko isani icaye hano utambona. Uzi ibintu bimbayeho. Uzi ibintu bimbayeho. Hano bajyaga bavuga yuko hari amagina ariko nanjye ndabyiboneye. Uzi najyaga gufata iplate iriho inyama nziza n'umuceri nabona iri kugenda sha. Cyangwa ari cyo washakaga kurya. N'izina ry'Imana iyo wera ushaka gufata ukuboko wenda kuguca nkaho ari wo wakuremye uri kwanga ipareto hano hari abatetsi ugeze ubona bateka nukuri ko Imana yo yari iriho n'ifiriti n'umuceri bikaranze neza najyaga kwifata nkabona iri kugenda najya kwifata nkabona iri kugenda to nukuri ko Imana niryari wabonye ibiryo bigenda wajya kwifata bikagunga bavuze ko bwari ubwome yari ufite ushaka kurya oya nukuri ko Imana nshobora kubikubwira ntubyemere we nago wabyemera ariko najyaga gufata plate ni hano n'amasegonda kiyo najyaga gufata plate iriho inyama nziza umuceri ni munsi cyagiye mu bukwe bwo kwa Munyanziza ya firiti yari ihari kuri ya masahani neza ni photocopy nabibonaga ariko mana yaje zozo zindamutse rose nazi umva natokeje no we nese bunakubwiza no ibito abifata bikaguca genda agere bahantu twagize ikibuga hari ubwatsi bwiza nkaho bumeze nka yatapiri muri stade y'amahoro uraje yaba wenda ari umuceri byonyine yaba ari frite n'umuceri byonyine nari kubyihanganya ariko byacishagaho kaza na fata ngabona nayo najya ngabona iri kugenda hazaga nikaziye bivuze ngo mbonye ubu ngubu maze zayanga imbaraga nari utubaraga nari mfite inzara yanyishe tubaraga nari mfite nakoresheje anga aho wari wicaye neza niho nabonaga isahani n'umuceri n'iki sinzi uburyo nyebutse ni isahani ndayibura sha nanjye biranangaza ni wewe wihinduraga umuceri se ni wewe karyunguri aka kanya abaye ipura y'ibiryo karyongera nabaye kwihagararaho cyane ariko noneho birananiye kwihagarara bajya bavuga ngo kwihagararaho ngo umugabo yihagaze harapfa ariko rike nahita nsoma kw'Imana ushatse kuvuga ngo ngewe umbona hano maze icyumweru ntarya no kuri kw'Imana meruka ibisusa ejo bundi nazanye zivanze n'umusogo nazanye mvanye kwa kaka nabyo bigahita bigira noneho kugeza ubu ngubu kubicyo gihe uri kumbona gutya man ubu turi kuvugana wajya kubona ukabona ntahwere ushatse kuvuga ko ndi pirawu cyangwa umbonye mu rugo murapu uhagaze nimvuga gutyo byombi nese cyobonye nikore imivero y'ibiryo nanjye nje kugutakira ngo dushaka uburyo twabona ibiryo byo kurya wowe uri kuntura ngo uri umuramba nimbe nawe uracyangure wowe bakimbuye mukanya bamaze kunjika ariko karyonguri wowe none wowe uracyari ushobona bw'ubumayi wowe bwinshi wanshakira ibyo twarya ubu nkaho ushobora kumbwira ati twirasa ahantu turase boro tukabona turahiriye ubuzima burakomeye nuko kw'Imana birimo n'ubwa mbere avuga ikintu nkagishima ariko se ndaseka n'ubundi nzaranyishe reka ubwire cyo kizi sureba runo rwara rwavuyemo urwara ruvuyemo mu kanya kubera inzara akowe uko burya rwavuyemo n'ukuri kw'Imana utabona wajya ngo ni boro wari wagiye kurasa bayiguhitana oya uretse yaguvuye hano sibyo cyagiye turi kurwanira ibiryo nkagwa muri miboro sibyo n'ukuri kw'Imana nacyagiye ndi kwasiriza kugira ngo badipurete y'ibiryo muri bukwe bwo kwa Munyanziza bukwe bwo kwa Munyanziza niba mbwibutse ndibundo ndatokesha oya cyakintu wankoreye cyagihe uburyo wansunikiye muri mivero sha mwana ntanera umujinya tugaturwanira hano twagira wowe waranyibutse firiti watwaye jewe je nanje kwikorera wamubwiwe ira firiti sinayikoze mugahita ako Munyanziza uzi ikintu tofana Munyanziza ari kaka wo kwa marume wacu twabanaga mu rugo kwa rwarugo rwo kwa nyirase wamushenze nago wamushije ikirusha cya hano nuko nihagazeho aki firiti nanayikwiciraho nkayitamira niyo yabarimwe naza kwirwanaho ngubu nago mba ndimo reka tubireka tuvugane kuri icyo kibazo harumba hari bidukomeza twara sabo harahepo harahepo ariko urongera kuzanamo ikintu bisugegera karyongure reka nkubwire n'izina ry'Imana ngenda vaho amapfu turahava mpfuye cyangwa upfuye wanjegera we se w'amahero mabi wowe turazana ibintu by'uburyo tugiye kurya ngo tuzane mu bugegera ndakwereka boro tunganye nitubona boro danje niba ari boro y'ibintu wende nka bitatu turarya kimwe n'wari biratwumve nakomeza gutakaza ingufu z'ubusuga ugasanga rero ugasanga cyangwa birategewe n'igende naho gira va mureze wumva to kizike arahepo arakagabo
gafite icyo bise igiti cy'imyembe. Aho wowe uri kuvuga mu ijwi ritoya, wowe uri kurivuga ongera uvuga cyane. Nyongorera twumve. Imyembe. Buri shami rimwe rifite imyembe igera muri 50. Gutyo yahiye nugira ngo hari na muso wabonaho. Urarya n'ikibuto kikanga cyamanutse. Kera twaradaga ikibuto tukakijunda. Hirya amave bane bagire ngo ni inoro yageze. Tubipange vari. Tubigenze dute. Hari kandi hari kwa nuze ba mukamana hari yabaye bari guteka bageze ngo uyu musara bubu. Kandi bari bamutumira urabizi kari wo mu miryango. Namubonye n'umugoro yasinkwi abagore batedodo n'urwara rwa kabiri rwari runshitse n'izina ry'Imana. No. Bitaraba ngomba. Gira vuba twirukanka. Twagiye ahubwo yagiye mu bukwe nta no kwikanga igiti ni cyacu. Azi tumwica. Tubana akantu kikerekenda karashaka kudufata. Ni handi turakarishimye. Ni handi mu bigori. Mu bigori mu kwa Munyanzira. Hariya iraseyo hari ahantu. Iminota ingase kwajya nubwo imbaraga zo kwagera turi buzigure. Ushobora kubimbwira rero ukambwira ngo n'ubwa mbere wawe uri ndawe. Nuko nari narabyibagiye. Nta n'imbizi ahubwo tumanuke kwirukanka. Sawa rero. Harimo n'indaka. Nitsa. Do. Direnga kwa kakagabo. Nanga. Ese naho unyereka mani ngo rikuri kakagabo. Kaka ndina. Apfuka kakagabo nakama bwaba ubu ngubu nanaga kubita. Namagara kagira. Ni kariya. Ya punisha kamite nema mbije kitangira gutya. Aje na. Uraje naho gira gutya nkamukubita ka. Nkamunjya gushi gutya. Nkajya gutya dore ni koti yarisize. Ubu ngubu rero ngiye kwikubitamo ku buryo n'uwatubona mu miyembe. Arabiza ashatse kunsagararira. Yagira ngo nyanziza. Gitari gusarura imiyembe. Ajyo no muturage cyangwa nikirindazo wabona nka Munyanziza. Kaka kirindazi. Kaje kwa kideni kabesha ngo ni Munyanziza kugira bazaje kukarega avuga Munyanziza. Nuga rugambira naba nkakubise nigeze kugakubita no mu bari kiduca icupa. No urumva naba nkongeye. Twaga kusubira cyangwa cyane. Ugakubita ngenda ndabimenyereye. Ugakubita ngenda ndabimenyereye buri. Semana uri no kurya bunyabwo kandi mama ni no kurangira umurongo. Nta kintu mfite. Semana, amani. Subunyo gushaka. Mbote ziri papa imani nizuri murari. Ndasogeza ngo nabyo tuzise. No subu umuntu aziryate. Mubwira ngo inzara yamahaye wowe man. Nta kintu. Hagize nizambute ziri papa itware kwa Munyanziza. Twaje kwiba amapapa yo kwa Munyanziza. Nizambute nazibi. Urangiye nta kintu njyana. Nibishishwa buranda bibi. Kuko ngiye byoha. Kuko ngiye. Uramba nzi yuko hari igihe kizagera byishishwa nkabikenera kubirya. Inzara yahanga. Kandi mu gisenge. Ndabuta afite inzara niyo ufite natamwe. Ibi bintu wowe. Cyangwa nayi bibi. Munyanziza tanyumva ariko Munyanziza kiraraye Munyanziza nakoni kirinda yitwa kirindazi Munyanziza kirindazi mu kirundi ni kiberi nawe ari nuko mutirisha ahubwo natumuke vuba vuba tugisarura ndashaka ko tuyimaramo imiyembe kujya zagira ngo ni ikigo cy'abana ba primaire bayiriye nubize abana ba primaire bavuye saa 7 buryo kirinda uragatoye primaire yageze mu giti kinako mu giti cyawe nuguhundura gahunda yacu no guhundura numva ko ibintu biduhira mu matwi nk'amasazi kandi byemeze nk'igitatangurirwa amasazi ndayarya ariko ndasohotse nari nzi yuko neza mbifashe none nzi ko ubukwe ndi bujyemo uyu munsi kwa Munyanziza negira ngo bwari bwabereye iwanjye urusaku numvaga ndyamye bikaba bitumye byutse saa 12 hakiri mu gitondo ni igiki isi ko nari nzi ko ari ibintu by'ibijukundu kuko numvaga bivuga cyane ubu narinjeje kirindazi narinjeje guhangana nabyo niko wari byawumvisha madamu we akabyari bikabije ariko ushaka kumva n'amaboko ari kundya maze iminsi natema abajura ayo ndagunya mani agunya ishyire wowe yitura buri mirire tabanga yanyende mwana igiye guhamurira yarugiye mfashe nk'umuntu ugira inda ariko ngiye ndumvikana urabizi ko bombe ndarakura ushobora kurira yo umwe nararya cyane bo yareka nkubwiye ko Imana sibyo narya umwe ariko ntabwo narya cyane n'uwo mwenda kubujije urira kuva mu bukwe niwumva vugirije bitu ndaba wari umuzanye uruto bagira ngo batubambiremo anadufashe twana mu mapapayi watinze gusifura nsanga mu gipapayi
nihaye kumbwira nese nihaye ngo ndagumayo ahita avuga ngo agiye kugitema manukayo uzi ibyo yankoreye wagiye wamureze uriya Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Nimucikwe n'igice cya kabiri niho ruzingiye.